neza, nitwa Vincent. I Kigali umukobwa mwiza yateraguye ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda bikozwe n'uwamukundaga. Umutoni wa Diane yishwe urw'agashinyaguro bikozwe n'umukunzi we, bamusanze mu kabari cyangwa se ahantu yari yarashinze akabari kiwe yakoraga imirimo y'amaboko. Umukobwa witeje imbere, umukobwa wivanye mu bukene, wari ufite imyaka 25, ariko urwo yishwe n'urw'agashinyaguro. Uyu mukobwa rero yishwe urw'agashinyaguro bikozwe n'umukunzi we ndetse na mucoma wakoreraga uwo mukunzi we muri ako kabari. Izi nkuru rero zatangiye gucicikana ku munsi w'ejo, zababaje abantu benshi cyane. Baravuga bati ese ibi ngibi byo ni ibiki koko muri Kigali? Uyu mukobwa rero wari mwiza cyane, umukobwa w'uburanga, umukobwa ariko nanone wari wariteje imbere, agakura amaboko mu mifuka, akirinda uburaya, hanyuma agashugurika, agashaka amafaranga, akayakorera kandi akanayageraho kuko yarabayeho neza muri Kigali. Ibaze nawe umuntu wari ufite akabari kiwe kandi wagakoraga buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Umukunzi we rero numbaze ngo bapfuye iki, ariko uwo mukunzi we nawe yari afite icyokezo aho ngaho, ariko afite n'umukozi. Uyu mukozi we wamaze no gutabwa muri yombi, gusa nanone iperereza riracyakomeje kugira ngo habashe kumenyekana igishobora kuba cyaratumye habaho urupfu nk'uru nguru, umuntu nk'uyu nguyu yishwa urw'agashinyaguro. Ariko se ubundi abantu batabana bagiranye amakimbirane bigeze ahangaha kugira ngo bafate umwanzuro wo kwica umuntu wikorera akazi kiwe, bapfuye iki? Ibaze ntiyara yamusohoje wenda ngo abe ari umugore wiwe, ntibabanaga mu buryo wenda butemewe n'amategeko, ariko afata umwanzuro wo kuvuga ati reka mwice mukure ku isi. Umukure ku isi se ubundi ibyo yari afite bibi byawe, nawe gereza ugiye kuyisaziramo, ugiye kuzayigwamo. Utekereza nawe, abantu ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda barira ari benshi cyane. Niba mwabibonye, hari umubyeyi wavuze ati njye ndi kumva nta n'ikindi kintu nakora ahubwo nakiyahura bitewe n'agahinda yatewe n'urupfu uyu mukobwa yishwe. Diane we, ruhukira mu mahoro, gusa n'abakwishe nabo ntago bamerewe neza kuko bagiye gusazira muri gereza. Uwase Diane rero yishwe ku munsi w'ejo, ubwo bosi ndetse n'umukozi wiwe, ariko uwo bosi ngo yakundanaga n'uyu mukobwa. Ubwo urumva ko nyine byari shushu B cyangwa se shushu A, ariko nanone byaje gutangaza abantu ni ukuntu ngo bafashe icyemezo cyo kwica uyu muntu, bamwishe urw'agashinyaguro, ibyuma yateraguwe mu ijosi ndetse no mu nda. Kugira ngo rero aya makuru aze kumenyekana, ngo hari umuntu wagiye kugura inyama kuri iyo busheri y'uwo mukunzi w'uyu mukobwa Diane, hanyuma ageze mu marembo abona umuvu w'amaraso, ahita atangira gutabaza gutyo. Abantu baraza barahura ari benshi cyane, basanga ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda babimuteraguye, kandi nta gihumeka umwuka w'abazima. Inzego z'ibanze rero zahise zitangira gukora iperereza, zifata uwo mucoma ubu ngubu bamuteye muri yombi. Gusa amakuru ataramenyekana kugeza iyi saha ni umukunzi w'uyu Diane niba nawe baramutaye muri yombi. Gusa uko amakuru agenda tugeraho niko turi buze kuyabamenyesha, ariko iyi nkuru ibabaje kandi inkuru iteye agahinda. Ibaze nawe kuba waribyariye umwana wawe agakura akava mu bwana, hanyuma akihangira n'akazi, akaba yarashoboye kuba yagurira umubyeyi w'ikintu amushatseho, ariko ukumva inkuru mbi ngo abicanyi bamugiriye nabi, ngo wari umukunzi we niwe wamwivuganye. Biteye agahinda kandi birababaje cyane. Abaturage rero bo mu gace Diane yari aherereyemo yakoreragamo ubucuruzi bwe, bavuze yuko uyu mukobwa yitondaga kandi uyu mukobwa nta bibazo yari afitanye n'abaturage, ariko umukunzi we sinzi ikintu ngo bapfuye, hanyuma agafata umwanzuro wo kumwica. Nubwo kitaramenyekana neza, gusa iperereza riracyakorwa. Abaturage bati Diane nta kibazo twari dufitanye nawe, Diane yakoraga akazi ke neza, kandi Diane
mbese muri make yasabanaga n'abantu bose bamuganye muri ako kabari kiwe. Gusa ako kabari kabagamo icyokezo, icyo cyokezo cyari cy'umukunzi we. Uwo mukunzi we yari afite umukozi wakoraga ako kazi ko kotsa nyine izo nyama. Diane nawe agacuruza inzoga aho ngaho. Urabizi ko akabari kaba kajyanye nyine n'izo za busheri kugira ngo nyine baze botsa inyama, umuntu ukeneye akanyama akabone, ariko nanone umuntu ukeneye icyo kunywa nawe akibone. Gusa ngo uwo mukunzi wa Diane hari we niba yabonaga ari guhomba, ariko Diane ngo akabona we ari kunguka. Nibyo hari ngo bishobora kuba byatumye amwica akamukura ku isi. Ubundi se aramwishe ngiyo kabara yisigarane, ubundi se aramwishe ngicyo cyokezo niyo kabari byose bibibye. Oya, nawe ugiye kujya muri gereza kuko ibyo wakoze ni ubwicanyi ndengakamere. Diane rero azize ibintu bye, azize umukunzi we, azize ishyari, ariko gusa naruhukire mu mahoro. Yamwishe ariko nawe ntari bube mu mahoro kuko agiye kujya muri gereza. Diane rero akomeje kubabaza abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bamupostinga. Niba nawe utarabibona ngira ngo uri buze kubibona, ariko Diane nkubwire ngo yababaje abantu benshi cyane. Ku myaka 25 ye yari afite akazi kandi keza kamuha amafaranga kari kamubeshejeho, akaba yarashobora kuba yakigurira ikintu atacyatsa ababyeyi, kandi n'ababyeyi bakaba kuba bari bashoboye kuba bavuga bati umwana wacu afite ibintu, bakagenda bakagira icyo bamusaba hanyuma umwana akakibaha atajijingitanyije. None abagome bamugiriye nabi. Naruhukire mu mahoro, umuryango we ukomeze kwihangana, nta kundi byagenda. Reka tuvuga ngo rest in peace. Mu isi bibaho, ubwo nyine Imana yari yaramuteguriye kazicwa n'umukunzi we. Ngayo nguko rero ibyasohotse mu bitangazamakuru n'urupfu rw'uyu Ishimwe Diane wishwe urw'agashinyaguro ateraguye ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda. Nge rero mubanye muri aya makuru nitwa Vincent. Reka nkusebere kunshigikira kandi kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora ku iyi channel bizajye bita bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.